Yes, nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza wowe udukurikirana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Nibwo hashize iminsi mikeya cyane havugwa inkuru z'uko uyu Soroba muzi muri filime z'inyarwanda cyangwa se muri sinema ya hano mu gihugu cy'u Rwanda yaba yarafungiwe mu gihugu cya Uganda, mbese nyine yaba ariyo aherereye muri iyi minsi ishize bivugwa, cyangwa se muri iyi minsi ishize nyine bakomeza kugenda bigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nibwo rero nyine hagiye hamenyekana byinshi cyane mu gukomeza gutangaza ko nyine uyu nguyu aherereye mu gihugu cya Uganda, ndetse ubu ngubu tuvugana nyine akaba ariho aherereye muri rusange. Benshi cyane rero bakomeje kugenda bibaza ikibyihishe inyuma, bakomeza kugenda bibaza ese koko arazira iki, mbese bimeze gute ko bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine ariho afungiwe, bimeze gute gutya na gutya. Bakomeje kugenda nyine bibaza impamvu rwose afungiyeyo n'impamvu nyine ibi ngibi byabaye kugira ngo abe yafungirwayo. Rero uko bakomezaga kugenda nyine babyibazaho, ubwo bakomezaga kugenda nyine bibaza uburyo ibi byose bimeze n'uburyo nyine ibi byose byagiye bigaragara, nibwo rero hakomeje kugenda nyine hacicikana n'inkuru nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu bijyanye nyine no kuba hagaragaye ibi ngibi, ndetse no kuba hagaragaye nyine ibindi bikorwa mu byari bisanzwe bikorerwa hano muri sinema y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma nibwo nyine n'ubundi nk'ibisanzwe hari hashize nyine igihe gitoya cyane babigaragaje, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo nyine ibi byose byajemo n'uburyo nyine yafatiwemo, bakomeza kugenda nyine bavuga ati nibyo kabisa aherereye nibwo rero nyine n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bimwe na bimwe hano mu gihugu cy'u Rwanda byahise bitangira gusohora inkuru, batangira kuvuga nyine uburyo bimeze n'uburyo byifashe muri rusange. Bamwe na bamwe nyine babashije guhabwa amakuru makeya, kugeza naho nyine bamwe mu banyarwanda batuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu bakunda sinema, batangiye kwibaza nimba koko ataba yarapfuye cyangwa se nimba ataba yaritabye Imana, kubera ko uko bigaragara cyangwa se uko bimaze iminsi bivugwa, bakomeza kugenda bavuga ko nyine bashidikanya, mbese babishidikanyaho, kubera ko uburyo nyine bimaze iminsi bivugwa, uburyo bimaze iminsi bishyirwa hanze, koko bigaragara ko nyine bari bwamenye nimba akiri muzima cyangwa se nimba aho afungiwe hatekanye cyangwa se nimba hameze neza. Ibi ngibi rero nyine byagiye hanze biravugwa, mbese bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ibi ngibi byose nyine bigomba gukorwamo n'uburyo bigomba kuba bimeze. Nibwo nyine hasi hafatwa umwanzuro wo gutanga ikiganiro, mbese nyine no kugaragaza zimwe mu ngingo zagiye zigaragara mu bijyanye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ese koko ko bakomeza kugenda bavuga ati ngo Soroba ngo yari agiye mu gihugu cya Uganda gukorerayo videwo, gukorerayo amashusho nyine ya filime yiwe, ese koko nibyo cyangwa se bari kugenda nyine batangaza ibitari byo? Byose rero nta handi ni muri iki kiganiro, gusa gukanda subscribe nk'ibisanzwe kuri Lodge Entertainment, hamwe bisanzwe bibera nyine, ahandi noneho ujya ukomeza no kugenda nyine usobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'amakuru ya buri munsi, ndetse na byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ibi ngibi rero tubifata nk'aho nyine ari igisubizo cyiza cyakagombye guhabwa, mbese kigahabwa nyine ku banyarwanda, ko Soroba yaba yagarutse mu gihugu cy'u Rwanda, mbese yaba nyine ari mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ibi ngibi bikomeza kugenda nyine bigaragaza icyizere ku bakunzi be, ndetse bikomeza kugenda bitugaragariza nyine zimwe mu ngingo zerekana ko basi hari agahenge kuko agomba kugaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa nyine, bakomeza kugenda babiganiraho bavuga ati ese koko ko umwe mu batunganya cyangwa se mu barema sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda ko ashobora kuba yafatiwe muri Uganda, ashobora kuba nyine yahuye n'ibibazo, ese biragenda ute, biraherera he, ibi byose nyine turabyitwararikamo gute? Ibyo byose nyine byakomeje kugenda bigiringwaho, bakomeza kugenda bavuga ati rwose hakenewe zimwe mu ngingo twakwifashisha kugira ngo basi tumenye ikibyishemo, mbese dusobanukirwe neza
ikigomba nyine gufatwa nk'igisubizo nyacyo kugira ngo duhabwe nyine umurongo tugomba kugenderaho muri uku gutegereza ndetse no muri uku gushimangira ko nyine umwe mu bakina sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kuba ameze neza, mbese ahari nyine afunzwe ariko akurikiranyweho na byinshi cyane. Gusa ibyo byose nyine tukabikurikirana tukamenya ari ibiki, tugasobanukirwa mbese muri make ari gute bimeze, ari gute byifashe muri rusange. Igihugu cy'u Rwanda rero bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine sinema yo mu gihugu cy'u Rwanda yaba isa nkaho igiye hasi mu bijyanye nyine no kuzamura ndetse no gukuza impano z'abakinnyi ba filime hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko Isoroba tuvuga hano mu gihugu cy'u Rwanda yari yanahawe ibihembo bishimishije mu gutwara ndetse no mu guhiga abandi mu gushyiraho ibyiza ku ma YouTube channel, yaba mu mafilime nyarwanda, yaba mu bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Aho hose nyine yakomeje kugenda agaragaza ibyiza, akomeza kugenda agaragaza nyine ubwitange mu kurema filime nziza ndetse no mu gushyira filime nziza hanze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ngaho rero bakomeje nyine kugenda bagira impungenge, natwe ubwacu turacyazifite, gusa nubwo ubona ifoto isa nkaho igaragaraho nyine ripu cyangwa se isa nkaho igaragaraho ijambo musanzwe mumenyereye ku bantu bitabye Imana, ntiwahera kubikonfirima, ariko ahantu uyu musore wacu ari cyangwa se ahantu aherereye bikomeza kugenda bigaragaza ko nyine rwose tudafite icyizere, mbese nyine nubwo icyo cyizere twakigira ariko hari impungenge z'uko umwe mu twatumenyereye muri sinema za hano mu gihugu cy'u Rwanda dushobora kuba nyine turi kugenda twumva nyine natwe ubwacu hari igikomeza kugenda kidusunika, igikomeza kugenda kidukumangira mu mutima, dukomeza kugenda nyine dusaba n'Imana imbabazi kugira ngo imubohore aho ari hose. Soroba rero yari umukinnyi wa filime hano mu gihugu cy'u Rwanda ufite igikundiro, mbese ukunzwe n'abanyarwanda bose hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko uko yasohoraga filime ndetse n'uko yagaragaraga muri Mitsutsu, muri komedi zigiye zitandukanye, yagaragaragamo neza, mbese ameze neza rwose ubona ko nta kibazo afite. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo byose nyine hagaragaye inkuru y'uko nyine yatawe muri yombi mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru itarumvikanye neza mu matwi y'abanyarwanda, ni inkuru nyine itaragiye mu matwi y'abanyarwanda ngo yumvikanemo neza, ariko nanjye naje nyine kuri aya masaha kugira ngo turebe byinshi, dusobanukirwe ibyo ari byo, tumenye nyine ibiri kuvugwa kuko nimba ari byo ndetse cyangwa nimba ari ibihuha. Gusa natwe ntituramenya byinshi cyane byerekeye kuri iyi nkuru, ariko uko ukomeza kugenda ukurikirana byinshi cyane kuri YouTube channel, urakomeza kugenda nyine usobanukirwa byinshi, umenya byinshi cyane cyane ko nyine ari byiza gukomeza gukurikirana kuri iyi YouTube channel. Wowe rero aho uherereye hose ndagusaba gukanda subscribe, kubera ko nyine bizajya bidufasha kumenyana cyane n'amakuru nyine mashya akijya kuri YouTube channel. Mboneraho no gushimira abantu bakanze subscribe, cyane ko nyine ari byiza kuri mwe mwese mudukurikira, dore ko nyine bizajya binakomeza kugenda bidufasha uko bwije n'uko byeye. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, nkubwire ko nyine ukomeza kugenda usobanukirwa byinshi, ukanakurikira byinshi kuri YouTube channel ya Rodri Entertainment. Ciao ciao.